ya saa tatu n'iminota 34 hano muri studio zacu. Inyigisho za Gitwaza Apotre cyari Kinyarwanda cyuzuye. Mwazumvise udukeneye kumva icyo mubivugaho kuri 0778 n'abatwandikira mwandike mujye kuri YouTube mwandike urabyumva ute urabivuga iki. Umuntu wa mbere ku murongo wa telefone. Hello Radio DC. Yes, Hello, yes, hello. yes. Ya muravugana na Mucyo Claude hano mu murenge wa Ndera. Mu by'ukuri nta mugabo wo kwikurira pe. Nukuvuga ngo nimba wenda uhuye n'ikibazo wirira, ahubwo izo mbaraga wakoresha urira zikoresha ushaka igisubizo, none uzarire yamarira y'ibyishimo. N'amarira y'ibyishimo nayo ntabwo akwiye. Amarira y'ibyishimo n'ayiki kwishima cyane bikarenza urugero nabyo ni ibibazo. Nkuko Rameshi yaratubwiye ati hari umugabo nzi nge yarambwiye ati iyo yishimye ararira. Ariko mu by'ukuri naza ahantu ayo marira ava. Niyo baba yararira nawe ntabwo aba abizi urabyumva. Ariko mu by'ukuri urajya kurira ngo umukobwa aragwana. Ariko ntibikwiye ko warira uririra ikintu kigaragara, urugero mbese kwa kundi kumva ko ubabaye birenze urugero upfushije umuntu. Izo mbaraga wagakoresheje uri murarira zikoresha ushaka ibisubizo. Ikicarurira ahubwo haguruka ushaka ibisubizo by'ibyo bibazo uhuye nabyo. Atari ukwicarurira ahubwo uzicara ahubwo uri kwishima, kuko hahandi byageze bisaba kurira wahagurutse ugakora cyane. None yishakira inzu. Hanyuma ko Bagitwaza yavuze ko nta bahungu bakibaho, nta bagabo tukigira, nta kibitewe nuko nka benshi muri bo ngo barira. Wowe ubona ko uko ariko bimeze, ko nta bagabo tukigira cyangwa mu kimwe abahungu tugira, uko niba yakoresheje abahungu abahungu nibo bagabira. Je Gitwaza ndemeranya nawe rwose. Nabo tukigira se na 49% nabo tukigira. Ndumva bitoroshye neza cyane. Bari kwimanutse cyane. Reka twakira undi. Hello Radio TV 10. Yes. Yego. Waramutse. Yakeye n'amahoro. Bwakeye. Komere mwafurama. Yego nawe nuko. Ni Eric mbakurikiye ndi mu murenge wa Mudende mu kagari ka Bihungwe. Kuvuga ngo rwose umuntu w'umugabo yarakwiriye kwihagararaho. Amarira rwose y'umugabo yarakwiriye gutemba ajya mu nda, ku buryo utarira na gato niyo byakurenze. Oya rwose. Uyu mutaramura menshi nkusiye ngo yarira nta kibazo afite. Oya nakubwiye ni kurira mu bintu biri ngombwa. Biri ngombwa. Rero no kuvuga ngo rwose ngiye uko mzumva n'amarira y'ibyishimo nge mbibona nk'ubusazi. Urakoze cyane. Sawa mwirirwe. Hari abantu nabo bagerageje kuba bacuruza amarira, ugasanga buri munsi kuri social media ati we are now waiting him to cry. Aya namarira turamutegereje, twiteze ko agomba kurira uko byagenda kose. Ubwo no busazi. Reka twakira undi. Ni ukuvuga ngo hari abantu badashobora kuba bagira icyo bemeranyaho. Ntabwo bafata Gitwaza hanga ku ruhande mwicazanye na Debeni ngo bazabane ngo baturane ibintu bigende neza. Ibyo biragoye. Ariko Debeni uramwanga nako. Ntabwo ari ukumwanga. Yes Radio TV 10. Waramutse neza. Anyita Fidele Merere y'Urubavu. Amarira y'umugabo ugomba kurira mu gihe ubabaye, igihe wishimye ukarira kuko utanariza ahubwo wazaturika umutima. Oya da ukajya ukaboroga nk'umwana. Oya mvuze ngo uboroge nk'umwana, ugomba kwiherera mu cyumba ukagenda. Urira mu kinyabupfura. Ngaho rira utubwira utwereke ko umugabo yarira mu kinyabupfura. Na Yesu yararize muri Yohana 11 umurongo ngira ngo wa 35. Mr. wapfusha cyangwa ukagira motion nturire. Hanyuma izo motion cyangwa mu kimwe wenda tugire wagize ibibazo runaka, ninde wahoza undi? Ibyago niba ari by'urugo cyangwa mu kimwe n'ibyari ahantu runaka, hari abantu bagomba guhoza undi. Ari nabyo Gitwaza avuga, umwana azaza guhoze, umudamu azaza guhoze. Iyo upfushije urarira, iyo uhuye n'ububabare bukomeye urarira, iyo wishimiye ikintu gikomeye ushiduka warize, iyo usenga cyangwa uhuye n'Imana mu buryo bwimbitse cyangwa ugiye mu mwuka turababona murarira,
iyo ukeneye kurekura umutwaro mu mutima ushiduka warize. Njye mbibona ko umugabo warize atari intege nke. Twakira undi ku murongo wa telefone 0782 niyo telefone yacu hano muri studio twikomereze. Kugeza ubu ngubu hari ikintu ushobora kuba nakubwira. Reka twakire. Hello Radio TV 10. Waramutse neza papa Ramesh. Waramutse. Perezida Nambaragarire wowe. Meze bite musaza? Namuramukije amahoro Imana bane nawe. Amina. Aha, ni Pastor Hagena nk'ibisanzwe. Hagena bite se? Ni byiza kabisa. Hagena kurukiri. Icyane rwose naho. Aho ngaho. Ndumva ikibazo cyo cyabaye hose. Ariko ibintu ni byiza kuko hari ijambo ryanditswe muri Bibiliya rivuga ngo urapfukamira Imana yonyine. Ntugapfukamira umwana w'umuntu utabonerwamo agakiza. Buriya upfukamiye umukobwa ubu umugize nk'ikigirwamana. Ugasanga rero n'ubundi kubera ko wamugize ikigirwamana niyo ageze mu rugo urumva ntihahera gusuzugura. Ubwo uba warisuzuguje kera nyine ukimupfukamira. Ahubwo wenda twaba tuti umukobwa ni ngombwa ko yakwanga umuhungu akarira bikagaragara ko yamwanze. Mbona biriya bintu atari byiza. Urakoze cyane Hagena. Sasa nari umunsi mwiza. Katubakire. Umwanya ni uwanyu 82 hari inkuru Prince Theogene yakoze mu ntara y'Amajyepfo. Urumva man imeze ite? Yagaragaje ukuntu abagabo kuri ubu ngubu tuvugana bakomeje kwahukana, barava mu ngo zabo bakagenda bagatingo bakagenda. No kuvuga ngo baragerageza kujya gutanga birego hafi aho ngaho mu nzego z'ubugenzacyaha cyangwa mu kimwe bakajya mu midugudu ngo bashaka ukuntu babunga, bagerayo ntibumvwe ugasanga ni ibibazo. So hari abangaba baharanira uburenganzira bwa muntu cyangwa mu kimwe hari n'abandi baharanira uburenganzira bw'abagabo nk'abo ba Rwamureke. Always bakunda gusensibiliza abagabo ngo bajye gutanga ibirego mu gihe bahuye n'ihohoterwa mu ngo zabo, cyangwa mu kimwe bakavuga ko abagabo bagomba kugaragaza agahinda kabo mu gihe bahuye n'ibibazo. So what ni hehe bigera kugira ngo abo bagabo bajye gutanga ibyo birego cyangwa mu kimwe bajye kugaragaza agahinda kabo? Ibyo birashoboka, ariko se rimwe na rimwe nk'ababigerageje kujyayo rimwe usanga ngo batumvwa cyangwa ngo cyungwake, kugeza naho ingo kugeza ubu ngubu abagabo basigaye bahukana bakava hamwe aho bari bakajya handi. Ibyo nabyo birabariza umuntu yakubwira ashobora kujya kumva amarira yaraguye. Basi ubu rero nawe urabyemera ko abagabo barira, ariko rimwe na rimwe hari n'abatajyaho ngo barire bakabikemura muri ubwo buryo. Usibye ko nabwo ntabushyigikiye. Tugume ku ngingo y'amarira. Hello Radio TV 10. Hello. Apotre Gitwaza ati umugabo nyawe ntagomba kurira, ariko bari bakavuga ati ni ngombwa kurira kukirekura ukarira. Hari igihe bitagushobokera ko amarira ugomba kuyamira, wa mugari ngo ayo umugabo atemba ajya mu nda, hari igihe ugomba kuyarekura. Wowe urabyumva ute? Uko mbyumva rero nitwa Jerome ni Nyagatare. Yego Jerome. Ubundi Jerome uri muwe murenge Nyagatare? Ubundi ntibikwiye kumurirwa barira, ariko urira burya nawe siwe nta bushobozi aba afite bwo kubinga kamarama mutima ye. Komeza Jerome, komeza wishyira mu twitsi. Jerome ashobora kuba arimo kwiyumva hari. Jerome njye ku ruhande. Wishyira mu twitsi kugira ngo utange igitekerezo cyawe neza. Ubundi ntabwo bikwiye kumugabarira. Umugabo ntarira ubundi, ariko burya urira hari imisemburo ya kigabo ababura, abafite imisemburo myinshi ya kigore. Oya bisesengurira tukubyumva uburenganzira bwawe. Ariko mu miterere ya kigabo ubundi umugabo ntakwiye kurira, kuko kurira bigutesha gufata icyemezo cyo gukemura ikibazo uhuye nacyo. Yego. Ariko warize n'imbaraga ngiye babifitiye nabo ntawakurenganya. Gusa icyo ntemera nanjye nemeranya na Gitwaza, nta musore ukwiye gupfukamira umukobwa. Yego. Icyo cyo rwose pe. Ariko birashoboka none se mu gihe ariko kurira ubundi ntibikwiye. Ariko uwo bibayeho nawe burya nibibaza abayifitiye, ni weakness abayifitiye ntawamurenganya. Urakoze cyane, urakoze.
reka twakire benshi bashoboka n'abandika mwandike. Abavuze ngo Gitwaza asigaye ari comedian kurusha kuba umwigisha. Ubundi abatese mwabagabo mubona tuzabaho ibi ntabwo bihuye n'insanganyamatsiko yacu. James Patrick ati rudasumbwa kurira si by'abagabo b'i Rwanda. Mwana ba sogokuru ntibirizaga kurira ni by'abagabo bubu. Gusa ushobora kurira wiherereye kubereka ko turi abantu, emotion zibaho cyane, ntagomba kurira muri rubanda. Umugabo ntarira. 0788 amarira y'umugabo atemba ajya mu 31 Hello Radio TV10. Hello TV10. Yego. Muravugana na Korode mu Mutara. Yego Korode. Hawundi umuntu w'umugabo kurira, ubundi kurira ni nk'uguti. Wowe ntabwo ujya urira se? Kare nta mugabo wari. Byo ngibyo abandi twifata nk'ubutesi kandi nta mugabo agomba kwitetera. Ariko burya nimutubeshya nimurira. Nimutubeshya koko. Haha. Ubwo uri umugabo umwana yarira bingana. Ni ngombwa se ngurira imbere y'umugabo ku buryo utakwiherera nibura basi ukarira bibaye ngombwa. Hanyuma iyo wihereye ugiye gushinga butike yo kurira. Ye rero mba numva ko abenshi baratubeshya bararira, ariko ujya kwiherera ukajya gushinga ni butike yo kurira. Butike y'iki se kuba ufite emotions wanze kubyereka mu bantu. Ariko se kurira bifite iki? Ubundi kukurira ubundi kucyutarira. Kucyutarira bibaye ngombwa. Hanyuma nurira ni ikibi ni ukukurira mu ruhame ukajya ukaboroga. Ariko nihereye nkajya mu cyumba cyanjye nkarira nkaruhuka nkasohoka nagaragaza nira na rimwe. Ikibazo kiri hehe? Ikibazo kiri. Negeze gushaka amarira yo kurira ndayabura. Reka twakira abandi. Hello Radio TV10. Yego zamurijwe twumvikane mushiki wanjye. Yego ndagerageza. Yego. Waramutse neza. Muravugana na Emeline. Emeline ku Kamonyi. Yego. Emeline vuga cyane rwose tugize umugisha wo kukubona ku murongo. Kurira kw'abagabo ntabwo ari ibintu byiza. Ubona bidakwiriye rwose pe. Kuko umugabo warize buriya ababaye nk'imbwa. Abaye nk'imbwa. Noneho kubyasanguje kuciza. Ngaho komeza. Komeza utanga igitekerezo cyawe. Umugabo nyine urira. Kurira ni byiza pe, bituma nyine bituma wumva nyine uruhutse mu mutima. None kuri kubimubuza kurira. Ariko nyine ku muntu w'umugabo rwose urira no mu bantu. Atari mu bantu arabyemerewe kurira, atari mu bantu. Ababaye ikibwa. Icyarukase. Ibi ntabwo. Ababaye ikibwa. Ababaye ikibwa. Urumva ukuntu abagore bafata abagabo barize we digester. Genda wiherera icyumba gikubite ingufure, ufata umusego uhambire ku munwa, urumva? Uyasuka uko bishaka, ukarabe neza ku maso, uwoze izo mboni neza. Umugabo warize urugo rwose rurarira kuko Twakirundi. Hello Radio TV10. Hello. Yes, waramutse. Bavugana Bizamuka François. Yego Bizamuka François. Nerere hano umurenge wa Bumbogo. Byukuri rero njye uko mbyumva. Ahubwo tugiye kuzashiduka abagabo tugiye kwambara n'ibitenge. Cyamaye nka data. Kurira k'umugabo. Reka tubigeranye wenda nka perezida w'igihugu. Tumugeranye n'umugabo mu rugo. Ikibazo kirabaye. Umuturage arimo ararira agira gute perezida yajya kurira cyangwa yajya gushaka igisubizo. Hari umuperezida hano muri isi rurema wigeze wumva arira. Wowe n'urugero ndi kuvuga umugabo mu rugo burya. Abari nka perezida w'igihugu. Urugero rurumvikana. Abaye yarize yarira te. Icyambere umugabo burya aremanye kwihangana. Nibwo bugabo bundi. Kwihangana ugashaka ibisubizo
kurusha ariko umwana abonye amarira y'umubyeyi uwo mwana mu mutwe we akabona umubyeyi ari kurira buriya hari ibintu bigenda biza tukabifata bagitwaza ngenya nko kumukurikirana kumukurikira uburyo abwiriza yigisha ni umuntu ukunda kwigishiriza ku biba nibyo akunda kwigishaho kenshi ugasanga mu ndirimbo ze harimo ku biba ntabwo ari ukuvuga ngo ni amaviyuzi ntabwo nsengera pe ariko njya nkunda kumva indirimbo ze harimo nk'aya yindi ngo umugabo ntuze Kanyombya arimo asinda ukabona ko nyine yigisha ku buzima bubaho mu by'ukuri nta mugabo wagiye hariya akajya kurira noneho kuri kamera aho umwana azabibona mu gihe kizaza ntabwo ibyo bintu mbizi rwose ni ibintu tugenda tuza ngo iterambere riraza ariko usanga turatakaza umuco n'ubudahangarwa bw'umuryango. Kontrole iyo yanze yabigenza ate? Kontrole yo kwikontrola iyo byanze yabigenza ate kugira ngo abikore mu kinyarwanda? Hari umugabo umwe wabivuzeho aravuga ngo ni intege nkeya burya abagabo nyine twese uko tugiye tumeze hari intege nkeya z'umuntu ziba ngo intege nkeya ze ntitwazimurenganyiriza yego ariko ntitwanakumva ko ariko bigomba kubaho kuko nkanjye ngubwira urugero nakuba mperuka kuri andi wa mwana watinze kuva kuvoma agakubitwa ariko amarira agatemba muye n'ikibazo ntabwo byakagombye ugomba gushikama uri umugabo. Ikindi cya kabiri ibingibi byo gutera ivi ni ibintu byaje simpamya ko byaje ariko ari urukundo koko rugaragaza ko uwo muntu aba akunze umuntu aho biziye nibwo ubona amadevorce y'abashyingiwe ejo ibintu byenda byaduka bakabishyigikira ariko ugasanga ntaho bigeze umuryango hejuru. Akoze twumve n'abandi akoze dusigaje iminota nk'ibiri ariko twayibyaza umusaruro. Hello Radio TV 10. Yes, hello. Waramutse neza. Yewe data wenda basuhuje cyane ni Magufuli Babarawu mu karere ka Nyagatare umurenge wa Rwimiyaga mu kagari ka Kabeza. Buriya ngewe kurira mba numva nta kibazo bitwaye. Ariko kutarira byo bigira ikibazo. Yego. Niba twararemanywe amarira uri muntu cyo ushaka kugira ngo uzasazane nayo nimba ugize akababara uriherera ukarira ukumva umutima uratuje usanga aba bantu ujya kumva bakoze ibidakorwa ni hahandi ababara waga babyita guserayo kugira gute babyita guserayo guserayo cyangwa se kubigumana urababaye ugize umujinya wowe ugeze uragiye imitirire urahekenya amenyo ni handi ahita umujinya uhita ugukoresha ibyo utakagombye gukora. Hanyuma ubwo wagira inama abagabo kujya kuririra mu ruhame cyangwa kwiherera bakarira bigatanga iki niba badashaka ibisubizo? ahagahinda kagufatiye yego mu buryo bwo kugira ngo intimba yawe irangire wumve ko ubaye umwere wumve ko n'icyari kikubabaje wumve ko atari wowe bibaho gusa ahubwo ko hari abandi bababara kuko uba ugomba kurira bikarangira ibyo abandi barimo kukureba. Icyo ni ikibazo cyawe ugomba kuba ufite nimba urize rira nimba hari no mu ruhamo bikubabaje ibyo kuvuga abantu z'abantu uranga kurira ngo abantu bakubone ugende ubicecekane nugera mu rugo usange wishyuwe mwana mwagiranye ikibazo ubundi bagutwara abantu bose bareba. Kurira ariko bitwaye urakoze kurira nta kintu bitwaye. Iyo wanze kurira ni inimba umutima urabyimba umva ubwonko bukabyina umujinya ukaba mwinshi ukawurusha imbogo. urakoze uriya nureba n'imboga igiye nko kwica umuntu ikamubura nta kindi kintu ikora irarira iyo irize umujinya urarangira. Natwe icyo kuvuga ngo turabaga umugabo ni iki? Umugabo ni ibikorwa ntabwo umugabo ari kuvuga ngo ni ukurakara
urihagararaho se ngo ntabwo urarira kubera uba ugomba kurira bikarangira. ariko tubwira uko twereke ukuntu ushobora kurira mu gihe uri umugabo. oya ukwereke se aririre kuri telefone ko numva ashyigikiye kurira. ni igitekerezo cye niko abyumva. Turanamushimiye cyane. So hagati aho rero Galileo twanzura yego umuntu ni umuntu, ibyiyumviro n'ibye niwe ubuze ukuntu wiyumva. Niba ushobora kuba wakwihangana, Imana yaraguhaye uwo mutima wo kwihangana ku buryo agahinda cyangwa se icyatuma urira ushobora kugiprotectinga muri we nikigusohokemo, it's fine ku bwanjye, urumva. So nawe udashobora kwihangana warira, ariko ubikore muri discipline. Discipline, how can you ushobora wenda urugero niba ufite nk'agatambaro nk'ako wiherere, nshobora no kuba ndi nawe nababaye cyane Galileo nkakurayo agatambaro ujya kubona ukabona umugabo ararize ujya kubona ukabona umugabo ararize ariko kuvuza induru baramufasha baramuhengekanya bamujyanye hirya, atari kuvuza induru yayindi ukareba mu kinyabupfura muri discipline, mbese bitakanga n'abantu. Ariko to cry emotions, umuntu zikurimo, cry it out, cry it out the way you want, cry it out, gisohore uruhuke. So ngaho nguko Galileo reka ngushimire. Yego urakoze cyane. Dushimire n'abafatanyabikorwa bose.